Ikaze kuri Peakways TV, ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane. Mwibutsa ko iyi niyo channel ushobora gusangaho amakuru mashyashya y'ubwenge by'umwihariko yibanda kuri showbiz nyarwanda cyangwa se ku basitari bo mu Rwanda. Uyu munsi tubazaniye andi makuru mashyashya, ni amakuru ari kuvugwa muri showbiz nyarwanda, ni amakuru abantu benshi bakomeze kwibazaho bibaza uko bimeze, cyane cyane abantu benshi muramuzi uyu mukobwa witwa Uwase Shari wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie w'i Rwanda. Muri kano kamwe tuvugana ubu ngubu ararembye, aho arwariye ubu ngubu ameze nabi cyane, ahise ari no gutabaza cyane abanyarwanda cyangwa se abamwumva bose, ari kubatabaza cyane abaka ubufasha ku nkunga y'amafaranga cyangwa se ku masengesho. Bivugwa yuko Jackie amaze amezi nk'abiri cyangwa se amezi atatu arwariye mu bitaro. Ibigaragara cyo nuko ubu ngubu amafaranga yakabaye yifashisha ubu ngubu ari no kugenda amurangirana. Uyu mukobwa rero Jackie mwamenye nka Jackie w'i Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, ni uko ubu ngubu bivugwa yuko ahantu arwariye cyane cyane ubu ngubu no guhagarara cyangwa se no kuba yabasha no kuvuga n'ijambo ubu ngubu atari no kubasha kubishora, bitewe n'uko ari kugenda ajya mu maremberana. Niyo mpamvu rero ari kugenda yaka abanyarwanda cyane cyane ko bamufasha gusenga, nubwo abantu benshi bazi ko Jackie nawe ari mu bantu nyine murabizi. Jackie akunda kuvuga ibigambo byinshi cyane, ndetse ndaza kumasigira muri kodi yari ari kuvuga ati ko akunda gusambana, akunda abagabo cyane, ndetse ko ari na addicted y'abagabo cyane, nta n'ikintu cyamurutira no gusambana, ndetse agenda avuga ko yuko nyine ibintu byo gusambana we bimurimo, nta n'ikintu mwanakora ngo abireka. Inyuma yaho yaje gutanga record agaragaza ko nyine ubu ngubu ahantu ari bimeze nabi bitoroshye, ubu ngubu arembye byadanje, ubu ngubu yenda no gupfa, ahubwo atabaza abanyarwanda bose bamufashe. None ubu ngubu Jackie rero ubu ngubu muramuzi, yakoranye indirimbo na Buri Kanzu na Buri Nkoni ndetse na Sylvizo, indirimbo bayise Bari Hehe, ndetse iyo ndirimbo nkeka ko ari ni mu ndirimbo yatumye Jackie ikomeza kumenyekana cyane, ndetse n'abantu bakomeza kumukunda cyane. Gusa none ko iminsi yagendaga ishira, Jackie yaragendaga akihana, ejo bundi akagaruka, mukabona nyine Jackie amaze iminsi ari yihannye, ariko nyuma yakagaruka nabwo n'ubundi yongeye akaba isa n'undi, akabona nyine yongeye kwigira karashika, akaza imbere y'itangazamakuru, murabizi agatuka abantu, muzi saso ziwe za kasuku nawe, ibyo bintu byose murabizi nyine. Gusa none abantu baribaza, ese Jackie buriya ko arwaye ubu ngubu aramutse akize, ese buriya yagaruka ameze nk'uko twari tumuzi, cyangwa yagaruka wenda yarahindutse buriya, kuko ari ukuntu n'umuntu arwara bitewe n'ukuntu yari ameze, wenda akaba yahinduka cyangwa se akaba undi muntu nyine wari usanzwe nk'uko musanzwe mumuzi nyine. Gusa ubu ngubu nyine andi makuru turi kugenda tubona ni uko bivugwa yuko Jackie ashobora kuba yararozwe, cyangwa se hari umuntu wamugiriye ishyari akaba yamuroga. Gusa Jackie akomeza avuga yuko abaye akize cyangwa se Imana imufashije agakira, ko uwo muntu yazakora ibishoboka byose akamumenya. Gusa natwe guys tuba dutegereje nyine kumenya, kumva ko umuntu waba yarogesheje Jackie yaba arinde cyangwa se yarabitewe n'iki. Gusa hari abantu bagenda nyine bakekwa cyangwa se bagenda bavugwa, murabizi nyine baba bafite abantu batumvikana ukuntu nabo bagenda bakeka bavuga ati ese yaba ari uyu nguyu cyangwa se yaba ari kana ko bakomeje kumugirira ishyari, ariko n'ubu batumvikanaga, akaba wabigizemo uruhare akaba yarogwa, kugeza n'ubwo ubu ngubu amaze amezi atatu abaganga nta kintu batangaza ku burwayi bwa Jackie cyangwa se yuko ashobora kuba yakira. Gusa nyine n'ibintu bikomeje kugorana, biracyagoranye. Ubu ngubu Jackie asaba ko yajyanwa byibuze mu baganga gakondo cyangwa se mu baganga ba kinyarwanda. Ndetse kugeza ubu ngubu no muri kano ka mwanya hari abantu benshi bakomeje kugenda bashidikanya bibaza niba koko ataba ari prank. Gusa nk'uko nagoje mbibabwira kuva mbere hose cyangwa kuva na kare hose, iyi ngiyi ntabwo ari prank abantu bari gukora, cyangwa se ngo abantu bakeneye views. Murabishije Jackie ntabwo ari umu content creator ku buryo yagenda ngo akore prank abone ama views cyangwa se ashake views. Ibi ni ibintu, ni true story, ni ibintu biri kuba byanyabyo. Abantu mutabarire hafi, Jackie ararembye, arakomeye cyane guys. So abantu mufite umutima wa kimuntu kabisa, abantu mwumva mushaka gufasha Jackie cyangwa se abakunzi be, cyangwa se n'abantu muri bake mumwiyumvamo cyangwa se mwumva mwamufasha, iki nicyo gihe kabisa, mutabare, Imana namwe izabafasha. Kugeza na n'ubu ngubu nta bitaro cyangwa se nta muganga uramenya indwara Jackie yaba arwaye. Gusa Jackie wakomeza yivugira yuko ashobora kuba yararozwe, atazi umuntu waba waramuroze, ariko avuga ko igihe kizagira byanga byakunda hari umuntu byishimye, ariko uwo muntu wamurogesheje akaba yanamumenya. Gusa guys ndagushimiye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko niba muri ko na rugambiro ugeze kuri channel yacu ya Peakways TV, ndakwiza kuri subscribe, ubwo uzajya kujya kuza kora natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu.